Amen, amen. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Hallelujah. Amen, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2. Yego. Ni ibice 6, turahera ku murongo wa 3. Yego. Aravuga ngo nditugire igisitaza dushira mu nzira y'umuntu wese kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo, ahubwo ku kintu cyose riha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo bihangana cyane mu makuba, mu mubabaro, mu byago. Amen. Amen. Bongere mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere, ni ibice 4 mu murongo wa 12. Niyo verisi imwe dusoma gusa. Aravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo uw'icyitegererezo c'abizera, uzi uvuga no ku ngeso zawe, no ku rukundo, no ku kwizera, no ku mutima uboneye. Amen. Amen, amen. Shimira Imana muri iki gitondo. Imana yaturemeye iki gitondo kugira ngo tukibemo. Iyo yari ibizi yuko tuzakibamo, Yego. yari ibizi yuko tuzatarama, Yego. yari ibizi yuko tuzaba tumeze uko tumeze. Ndayishimiye kuko yaturemeye iki gitondo kugira ngo tukinezerererwemo kandi tucishimiremo. Yego. Imana yatugeneye iki gitondo kugira ngo tubashe kuganira inkuru z'ijuru. Abari baryamye irababyutsa, Yego. abari mu mirimo ibaha umutima wo kwicara kandi barushe, ariko ibaha umutima wo kuvuga ngo ntitworyama tutumvishije inkuru z'ijuru. Yego. Abashimiye n'abayobozi bacu bandi bature dukunda cyane, Yego. bitanze kubw'umurimo w'Imana, baza bakora ibi bintu bitangaje by'iminsi yose, ariko ntibacogore kandi ntibaruhe. Bagatora abantu mu bihugu bitandukanye. Ni Imana izibayobora kugira ngo babashe gutoranya abaririmbyi, abasenga, abigisha. Ibyo bintu byananira benshi. Iminsi yose kugira ngo bakore iyi gahunda, ni Imana yo mu ijuru izibashoboza. Turabashimiye. Amen. Uzawumva bakubwiye utabisabye, utagize gute, ukumva gusaba kugezeho, nawe ukumva urabinezererewe, urabyishimiye. Mukuri aha dufite ababyeyi benshi bacu batureze mu ijambo ry'Imana, dukunda, kandi iyo bahari bavuga dukenera ngo tugume tubumve. Abenshi twatandukanye tutabishaka, cyangwa se tutari tubyishimiye ko twatandukana. Ariko iyo duhaye tubumva bakiriho, bari bazima, iyo bari barakomeje umurimo w'Imana, tugakenera kubumva
bikaba ibyishimo mu mitima yacu, kandi iyo bahari bavuga tuba twumva tunezerewe. yego, ariko uyu munsi Imana yashatse yuko nanje nayivugira. Imana yashatse kuko nanje hari ikintu navuga kugira ngo mvugire Imana. yego, Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icubahiro. amen, Dusomye amagambo meza tudatwaye umwanya munini. yego, Ni amagambo Pawulo yandikiye aba Bakorinto. Aba Bakorinto yabandikiye aya magambo abahanura, yego, arababwira ati ntitugire ikintu igisitaza dushira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utabaho umugayo cyangwa se utagira umugayo. yego, nuko bari baramaze gutangira igikorwa, nuko bari baramaze gutangira kuvugira Imana, yego, nuko bari baramaze gutangira gusenga no kuririmba no guhesha Imana icubahiro. Ababwira aya magambo meza twasomye aha hantu. yego, Arasubira abwira na Pete na Timoteo nako umwana yabyajije ubutumwa, nawe amubwira aya magambo yandi dusomye. Aya magambo yose nayahaye umutwe uvuga ngo kwiha agaciro k'umukristo. Urashobora gufata iryo jambo, ibyo tugenda tuvuga byose bikubiye muri ayo magambo avuga ngo kwiha agaciro k'umukristo. yego, Imana yaturemanye agaciro kanini. Imana iturema mu shusho yayo. yego, Imana iduha ubwenge n'ubushobozi bwo kubasha gukora ibikorwa byiza. Ariko nyuma yaho Satani ni umunyeshari, abasha kubivuruga abinyuramo. yego, Turabizi uko byagenze hariya muri Edeni. Umuntu abatakaje agaciro kiwe. yego, Ariko turashima umwami Yesu wabashije kutugarurira agaciro, amen, agaciro twari twarataye muri Edeni, yego, agaciro umwanzi yari yaratwatse. Ariko Yesu araza mu isi, yego, yikorera ibyaha byacu n'uburiganya bwacu bwose, yikorera ububi bw'umwana w'umuntu, yego, kugira ngo abashe kubihanirwa. Yesu ahanirwa ibyaha byacu, arabyikorera biramurusha cyane ku musaraba, ariko arabyihanganira kugira ngo atugarurire agaciro twataye muri Edeni. amen, Imana ishimwe ihabwe icubahiro, amen, amen, kuko Yesu yatugaruriye agaciro twari twarataye. Yesu abona yuko nta wundi muntu mukuru cange mutoya, yego, wera cyangwa uwirabura washobora kutugarurira ako gaciro. Aritanga, arababazwa, akorerwa bijya byose muza musoma namwe. yego, Intego kwari ukugira ngo aducungure, atugarurire agaciro twataye. amen, Pawulo yandikira aba Bakorinto, arababwira ngo ntihagire ikintu na kimwe muzashira imbere cy'igisitaza gishobora kubabaza uwundi muntu. yego, Mu mirimo yanyu musangiye, mu bikorwa byose mukora,
yego, haba mu rugo haba mu rusengero haba mu gihugu haba mu mirimo mukorera igihugu yego, ntihagire igisitaza muzashira imbere y'umuntu uwo ari we wese kugira ngo umurimo wacu utagawa yego, kugira ngo tudasubira guta ka gaciro imana yaduhaye amen, ahubwo ngo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'imana yego, wari uzi yuko uri umukozi w'imana wari uzi yuko nubwo utararambikwaho ibiganza ngo bakwite umukozi mu nyanaka mu bintu ibyo ari byo byose wari uzi yuko uri umukozi w'imana mu by'ukuri umurimo wose dukora mwiza tugaragaza yuko turi abakozi b'imana yego, iyo uri umuririmbyi ukaririmbira mu mwuka abantu bagafashwa uba uhaye ugabura ibyiza by'imana iyo uri umunyamasengesho mwiza usengera abantu bakagubwa neza kandi muri za mbaraga z'amasengesho abantu bagafashwa yego, iyo uhaye ugabura ijambo ry'imana abantu bagafashwa burya uba uhaye ugarura agaciro k'imana mu bantu amen, bwana asifiwe sana amen, amen, umukozi umukristu wese ni umukozi w'imana ku mirimo myiza yose ukora yego, imirimo yose ukora ukanezeza imana uba uhaye ukorera imana amen, kandi imana iguharura nk'umukozi wayo amen, imana ishimwe ihabwa icubahiro kuko yatugize abakozi bayo yego, icyo imana itaje gukora yonyine ubwayo iyo duhaye tugaburira imfubyi yego, iyo duhaye dufasha abagowe ni nk'aho imana yoje yonyine kugira ngo ibashe gukora cya gikorwa ariko iyo tugikoze tuba dukoreye imana yego, muri wa mwanya umuntu wese aba abaye umukozi w'imana amen, Pawulo nawe ashobora kuvuga ngo twihe agaciro yego, abwira uyu mwana wiwe yabyajije ubutumwa aramubwira ngo ku kintu cyose wiyubahirize data wiha agaciro yego, kugira ngo hatazagira usuzugura ubusore bwawe yari atangiye gukora ari umwana muto yego, ari umusore ariko umubyeyi wamubyaye aramubwira ati uze ukora neza kugira ngo hatazagira umuntu usuzugura ubusore bwawe uzakore neza wiyubahishe yego, wiheshe icyubahiro kugira ngo abakuru n'abatoya bazabashe kumva ibyo uhaye uvuga cyangwa se ibyo uhaye ubabwira burya umuntu niwe wihesha agaciro yego, cyangwa se niwe wiyubahisha mu kubaho kandi niwe witesha agaciro akisuzuguza muri byose yego, ibyo bintu bibiri imana yabishyize imbere yacu kandi iduha ubwenge urashobora gukora imirimo myiza ishimwa n'abantu igashimwa n'imana burya iyo wayikoze neza ukayitunganya uba wihesheje agaciro yego, ariko urashobora kunakitesha ukora ibisuzugurwa cyangwa ugakora ibintu imana idashimye burya bwose uba wisuzuguje uba witesheje agaciro yego, ariko imana yaduhaye ubwenge iduhesha
ubwenge bwo kumenya uko twitwara uko twitwara mu matorero yacu, uko twitwara mu miryango yacu, uko twitwara mu mirimo yacu hamwe n'abo dukorana. Umuntu ukamenya uko uvuga n'uko usigaza. Tuza twihesha agaciro mu byo tuvuga no mu byo dukora, kandi tukakitesha mu byo tuvuga no mu byo dukora. Ariko Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubashe kubikora neza kandi tubashe kubitunganya. Babarire cyane, imihogo yanje ntimeze neza kubera gripe, ariko tugiye kuganira ku bintu bitanu bihesha umukristo agaciro. Ni byinshi cyane, nawe wabigazura ukabigira byinshi, ariko uyu munsi Imana yampaye kuvuga kuri ibi bitanu bishobora guhesha umukristo agaciro. Ijambo rya mbere ni ukugira amagambo make. Amagambo make, kugira ngo wiheshe agaciro, ni ukuvuga amagambo make arimo ubwenge, amagambo make arimo ibyiringiro, amagambo make arimo kwatura neza, amagambo make ahumuriza abandi, amagambo make ahesha abandi ibyiringiro by'aho bari bageze mu kaga cyangwa se mu mubabaro. Yoshuwa bamaze kugera hariya mu butayu bashaka kwambuka Yorodani, ngo yatumye abatasi kuja gutata igihugu ca Yeriko. Baragenda, ngo Imana yari yamubwiye ngo atoranye mu miryango yose ko ari 12, abashe kugenda atoranya umuntu umwe muri iyo miryango bazagenda ari 12. Baragenda baja gutata igihugu ca Yeriko. Bamaze gushikayo ngo barakireba, ngo basanga ari ciza kandi kirimo ibintu byiza bishimishije. Iryo jambo risanga muri Kubara 14 no kuri 7, no kumanuka hepfo. Abatasi bose baragenda bareba igihugu, barakibona kandi basanga ari ciza. Uburyo bagarutse ngo babwire iteraniro ryose rya Isiraheli, ngo barababwira ngo igihugu twagiye gutata ni ciza kandi kiranejeje. Ndetse ngo baramubwira ngo ni igihugu cyuzuye amata n'ubuki. 10 bashobora kuvuga amagambo y'incamugongo. Baravuga ngo ico gihugu ni ciza kandi kimeze neza, ariko ntitwakibamo. Iyo wamaze gushira ariko ku ijambo uvuze, biba rigiye guhindura iryo wavuze, biriya byose wavuze mbere. Baravuze ngo igihugu twarakibonye, twaragitase, ni igihugu ciza, kirimo abagabo barebare, kirimo abantu beza, ariko ntitwashobora kugifata. Rero baba bahinduye biriya byose bavuze, kandi byari byiza. Ariko Yoshuwa na Kalebu ngo bo bavuga amagambo make kandi meza, amagambo y'ibyiringiro, amagambo yo guhumuriza iteraniro rya Isiraheli. Baravuga ngo igihugu twaragitase kandi twarakibonye.
bavuga ijambo rigufi cyane kandi rihumuriza kandi rimeze neza. Yego. Ijambo ry'ihumure kandi ry'ibyiringiro kandi ryo kwatura neza. Baravuga ngo nimba Uwiteka atwishimira, Yego. azatujana muri ico gihugu akiduhe. Amen. Kandi ari igihugu c'amata n'ubuki. Kuri kwatura neza birarema. Yego. Kwatura neza birafasha. Kwatura neza bizana ibyiringiro. Yego. Ko turavuga ibintu bihesha agaciro umukirisitu. Aya magambo aba bagabo bombi bavuze Yego. yabahesheje agaciro kandi ahumuriza n'iteraniro ryose rya Isiraheli. Yego. Ayo bari bamaze kubwirwa n'abariya bagabo 10 bari bacitse intege ngo bashishimura imyenda, bararira bavuza induru. Ariko bano bagabo bamaze kuvuga gutya, ibyiringiro biragaruka muri bo. Amen. Arababwira ati nimba Uwiteka twishimira, azaduha igihugu. Yego. Kandi tuzakibamo. Amen. Mwebwe gusa mureke gucumura ku Uwiteka. Mumenye uko mwitwara ku Uwiteka Imana yacu. Amen. Igihugu cyo yarakiduteguriye kandi azakiduha. Yego. Amagambo aremye umutima. Amagambo y'ibyiringiro. Yego. Amagambo magufi arema umutima. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Amen. Kuko amagambo meza azarema kandi akarema umutima. Yego. Ni byiza ko natwe twiga kuvuga amagambo makeya arema umutima. Nusanga uwagize ikibazo umuhumurize. Yego. Aho kumufasha kurira no kumufasha gucika intege. Umufashe umurema umutima. Yego. Umwaturireho amagambo meza. Umubwire ngo nubwo bimeze gutyo, nubwo byagenze gutyo, Yego. haracariho ibyiringiro. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haracariho Imana yacu izihindura ibihe. Amen. Haracariho Imana yacu ikomeye itazinanirwa. Yego. Yego. Imana izihindura ibihe, amarira ikayahindura umunezero. Amen. Ukamubwira bene ayo majambo, ubugize ikintu kinini uhindura mu bugingo bwiwe. Amagambo makeya arema. Yego. Ahesha umukirisitu cyangwa se umuntu wese uvuga amagambo meza akamuhesha agaciro. Ijambo rya kabiri riravuga ngo kugwa neza. Yego. Iyo dusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'Igalatiya kuri 5:22, ni uguheraho nyine kuri 22, Yego. azatubwira imbuto z'umwuka. Muri izo mbuto z'umwuka harimo kugwa neza. Yego. Urabisanga kuri 23. Kugwa neza, kwihanganira ibintu abandi bantu batahaye babona. Yego. Iyo ugwa neza, uzi ukora ibintu witonze nta guhubuka, bikanezeza abantu n'Imana. Yego. Abantu iyo bakwituye cyangwa se abantu iyo bakugana, uri umugwa neza, uzi ukora ibintu neza, ukanezeza Imana n'abantu. Iyi ni imbuto y'umwuka umuntu wese akwiriye kwifuza
kugira ngo imubemo. yego, Umuntu iyo ugwa neza uzumirira abantu bose neza. Iyo uri umugwaneza abantu bose barakugana. yego, Iyo uri umugwaneza abantu bose barakwitura. Ikibazo icyo ari cyo cyose yoba yagize akavuga ati naka ni umugwaneza, ndamubwira ikibazo canje kandi aracumva. yego, Uko bakuzi ko uri umugwaneza. amen, Kandi iyo ubaye umugwaneza ukabera abantu bose ubugwaneza, abantu bose barakunezererwa n'Imana ikakunezererwa. yego, Ijambo rya gatatu riravuga ngo kugira imirimo myiza. Ibyo natoranyije nawe urashobora gusoma aya magambo ukagenda wunguka ibindi. yego, Kugira imirimo myiza, imirimo myiza iravuga. Iyo wakoze imirimo myiza ahantu, habe n'ubwo wohava imirimo izisigara ivuga. yego, Ibikorwa wakoze biza bisigara bivuga. N'abatakuzi bakakumenya kubera cya gikorwa cyiza wakoze hahantu. yego, Habe n'ubwo utakiriho imirimo yawe izisigara ivuga. Imirimo myiza irakiza. yego, Imirimo myiza irazura. Imirimo myiza iziguhesha kubana n'abantu neza. yego, Imirimo myiza iziguhesha gukundwa n'abantu. Imirimo myiza irazura. amen, Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa 9 no kuri 36, adusangaho inkuru nziza ya Tabita. yego, Tabita ngo yagiraga imirimo myiza kandi igashimwa n'Imana n'abantu. amen, Kandi iyo mirimo yamuhesheje agaciro. Ako gaciro n'Imana yarakamuhaye. Kugeza aho imuzura mu bapfuye. yego, Kugeza aho imuzura yamaze gupfa. Abantu ngo bararira cyane bamuririra amaze gupfa. yego, Umuntu wese ngo akerekana ikanzu yamusoneye, cyangwa akerekana umurimo yamugiriye neza, igikorwa yamugiriye neza. yego, Kugeza aho Imana yumva yamarira y'abantu, amen, iramuzura kandi iramukiza. amen, Iri jambo imirimo myiza narigabuyemo ibice bitatu. Imirimo myiza iravuga. Ikavuga waramaze kugenda utakiriho. Imirimo myiza ikaboneka. yego, Abantu bakayibona bakavuga ngo nubwo naka yagiye ariko yasize adukoreye uyu murimo. Umuryango naka yagaze afasha abantu. yego, Mu rusengero naka yagaze akora imirimo igasigara ivuga. Icya kabiri cyo ni sebe. yego, Imirimo myiza ikugwiziriza inshuti. Iyo ukorera abantu neza baba inshuti zawe. yego, Ariko iyo ukorera abantu nabi ukabagwa nabi bakuvaho bose. Imirimo myiza ikugwiziriza abakunzi. yego, Imirimo myiza ishobora no kugushungura mu kaga. Abantu bakakuvugira kuko babaye inshuti zawe. yego, Abantu bakakwegera, abantu bakakuvugira, abantu bakakurata. Kuko imirimo myiza yakugwijirije inshuti. amen, Izo nshuti zikagufasha. yego,
izo nshuti zikaguhumuriza, izo nshuti zikakwereka urukundo yego kuko wazeretse imirimo myiza. Ikindi kandi ni se imirimo myiza irangwa n'ubuntu, yego imirimo myiza irangwa no gutanga. Nta wagira imirimo myiza ngo ugire ubugugu, yego ariko iyo uhaye utanga ugaha abantu, ugafasha abantu, ukagaburira abashonje, yego ukambika abadafite icyo bambara, burya uba uhawe wiremera inshuti. Umuntu w'ubuntu yego cyangwa se umuntu ugira ubuntu ukunda gutanga, agira n'amaso yo gusuzuma. Umuntu ugira ubuntu yego agira amaso yo kubona kure. Urashobora gusuzuma umuntu ukamenya ko ashonje, urashobora gusuzuma umuntu ukamenya ko imbabura idahaye yaka mu wiwe, urashobora gusuzuma umuntu ukamenya ko asigaranye agahuzu kamwe, yego urashobora gusuzuma umuntu ukamenya ko ntaho yikora, ugashobora kumuha ibyo yifuza. yaba ashonje ukamugaburira, yego yaba adafite icyo yambara ukamwambika. yego Ni ukuri umuntu w'ubuntu agira byinshi azabona abandi bantu batazababona. Umuntu arashobora kukugeraho afite inyota, yego muri wewe kuko ufite amaso abona, ugashobora kumuha icanwa kandi atakigusabye, yego ugashobora kumugaburira kandi atagusabye ibyo kurya. Niyo mpamvu dukwiriye kugira uko dushoboye kose yego kugira ngo tugire ubuntu. Kandi umuntu w'ubuntu ntiwakwanga bakugana, umuntu w'ubuntu ntiyaza yinubira abashitsi, yego umuntu ugira ubuntu ntaza yinubira abaje bamugana, umuntu ugira ubuntu ntaza yinubira abamugana bamutura ibibazo. yego Uko ari impano Imana yaguhaye cyangwa se ari umutima wawe Imana yaguhaye, urakora ibintu kandi n'umutima unezerewe, yego ukagaburira abashonje, ukambika abadafite icyo bambara kandi batabigusabye, kubera wa mutima w'ubuntu. amen Imana yatugiriye ubuntu, amen iduha agakiza ku buntu, amen kandi ngo ibyo yaduhaye natwe tuza tubitangira ubuntu. yego Bwana asifiwe sana. amen Imana yaduhereye ubuntu ngo natwe tuza duhera abantu ubuntu. yego Imana yaduhereye ubuntu ngo natwe tuza dutangira ubuntu. Icyo ni igikorwa cyangwa se n'imbuto y'umwuka yego yo kugira imirimo myiza inezeza Imana kandi ikanezeza n'abantu. Icya kane nacise ngo ni ukuba icyitegererezo. yego Kuba icyitegererezo ni ukuba umuntu abantu bareberaho, ukaba modere w'ibyo ukora n'ibyo uvuga, byose bigafasha abantu. Kuba modere mu byo uvuga no mu byo ukora, yego kuba modere mu ngeso zawe zose. Niko Pawulo yabwiye uriya mwana wiwe akunda, aramubwira ngo
uze ube icitegererezo mu byo uvuga no mu byo ukora. yego, uze ube icitegererezo mu rukundo, mu gukundana ube icitegererezo, yego, mu ngeso nziza ube icitegererezo, ku mutima uboneye ube icitegererezo, yego, kugira ngo hatagira uhinyura ubukristo bwawe. Pawulo yari kwabwira Timoteyo, aramubwira ngo ibyo byose nubikora ntawe uzahinyura ubusore bwawe, yego, ntawe uzahinyura ubukristo bwawe ngo ubwo uri umusore. Natwe iri jambo ni ku bwacu, yego, riratubwira ngo dukore ibishimwa n'Imana n'abantu, amen, kugira ngo hatagira uzahinyura ubukristo bwacu. Abantu benshi bahejeje abandi bantu inyuma y'umuryango, yego, abandi bakabaheza inyuma kubwo kubereka ingeso mbi kandi bitwa ngo ni abakristo. Ariko dukwiriye kuba icitegererezo yego, mu byo tuvuga no mu byo dukora, mu byo gukunda bagenzi bacu no kubafasha, yego, mu byo kugenera abantu batagize icyo badusaba, mu byo kwitwararika ubuzima bw'abandi, yego, mu byo gukora imirimo myiza ishimwa n'Imana n'abantu. yego, Kwicitegererezo mu byo tuvuga. Hari umuntu uzi uvuga abandi bakamwigana, yego, muri kwa kuvuga kwawe neza, muri kwa kuvuga witonze, abandi bantu bakakwigana cyangwa se bakakwifuza, bakifuza iyo maniyeri yawe yo kuvuga neza, yego, bakifuza ukuntu witonda, bakifuza ukuntu ukundana. Ibyo byose ni ibiguhesha agaciro. yego, Iyo uhaye ukora neza uza wihesha agaciro, iyo uhaye ufasha abantu wihesha agaciro, yego, iyo ukora imirimo yananiye abandi wihesha agaciro. Kandi abantu bifuza gukora ibyo nawe ukora. yego, Nimba uri umuyobozi mwiza wita ku buyoboye, abantu barakwifuza, abantu bakagushima bakavuga ngo umukozi wacu aza tuyobora neza, cyangwa se aza tumerera neza. Abantu ukababera icitegererezo. yego, Iyo uyoboye abantu ukababwira ngo dukore iki ngiki, ni wowe ukwiriye kuba uwa mbere kugikora, kugira ngo bakurebereho, yego, kugira ngo baturebereho nabo bakore bya bindi twabategetse. Ariko iyo utegetse gusa ngo nimugende mukore, abantu bakora binuba batese kubera iki we atazabikora. yego, Ariko iyo ukorana n'abo uyoboye barakwishimira kandi bakumva yuko ibyo ubabwira ari ukuri, bakumva yuko uri icitegererezo, bakumva yuko uri modere nziza bakwiriye kugenderaho, kugira ngo abantu badahinyura ubukristo bwacu, yego, kuba icitegererezo cyiza mu byo tuvuga no mu byo dukora, mu byo tugambirira no mu byo tubagezaho. yego, Ibyo byose ni ibigaragaza cyangwa se ibyo byose bituma tubabera icitegererezo cyiza. Icya gatanu nacitse ko ari ugusenga. yego, Iyo duhaye dusenga tuba duhaye tuganira n'Imana, kandi iyo uhaye uganira n'Imana uza uyibwira byose. yego,
niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu ubwo yagendagendaga ahaye avuga ubutumwa yabwiye abantu arababwira ngo nimuze mwese abarushe yego nimuze mwese abaremererewe amen nimuze munsange amen ndabaruhura amen iyo duhora dusenga tuganira n'Imana tuza tuyisukaho amaganya yacu ikaturuhura iyo duhora dusenga Imana tuba tuganira nayo tukayibaza n'ibyo dukwiriye gukora yego iyo duhora dusenga Imana tuza tuyigisha inama iyo duhora dusenga Imana tuza tuyibwira ibitubabaje yego iyo duhora dusenga Imana tuza tuyibwira ibyo dufasha Imana nayo ikabasha kutwumva yego Imana izayumva amasengesho yacu amen iyo twayikiranukiye iyo twayizeye yego iyo dusenga Imana tuyizeye iyo dusenga Imana tuyibwira ngo turabizi yuko ubishoboye yego iyo dusenga Imana tuyibwira ngo ni wewe twirigiye wenyine amen iyo dusenga Imana tuyibwira ngo nta wundi wabidukorera uko nta wundi udukunda kukurusha wewe Mana yego tukabwira Imana ngo ni wewe twiringiye nta wundi tukayisenga tuyizeye tukayisenga dukiranutse yego kuko ngo amasengesho y'umunyabyaha ngo ni ikizira ku Mana ariko iyo twagiye kuganira nayo tukabanza tukitunganya yego icyo tuvuze cyose Imana yacu izicumva amen kandi iyo twasenze Imana ikatwumva ikabikora yego tuba twihesheje agaciro ku bukristo bwacu amen ariko iyo twasengeye abarwayi tubabwira ngo dufite Imana yacu ariko ntibabashe gukira kubera kutizera kwacu ni ukuri tuba twitesheje agaciro yego cyangwa iyo duhora duca abantu intege ngo iyo ndwara ntizakira iyo duhora tubwira abantu ngo ibyo bibazo urimo ntuzabivamo ariko iyo duhora dusenga tugahumurizanya tukababwira ngo Imana yacu irashoboye yego humura Imana yacu ishoboye kukugarurira ibyiza wabuze tukabwira Imana ngo humura Imana irashobora kuguhindurira amateka yego iyo duhaye dusenga Imana tuba duhaye tuyibwira ibyacu kandi nayo igashobora kutwumva iyo duhaye dusenga Imana tuyikiranukiye iziridukorera mu by'ukuri iyo duhaye dusenga Imana tuyizeye tudakekeranya izo ni ingaruka z'amasengesho gusenga utizeye yego icyo ni ikintu giza gishobora kwimira amasengesho yacu ntashike ku Mana iyo dusenga Imana duhaye dukekeranya yego hari abantu benshi baza basenga akavuga ngo Mana we ngo nimba uri Imana rero iyo wavuze ngo nimba uri Imana uba wayikekeranyije yego uba utayizeye neza yuko ishoboye cya kintu wayibwira ariko Imana yacu izikenera yuko tuyizera tukayigirira confiance yego tukayimenya neza yuko ishoboye byose yego tukayimenya yuko ari iziduhindurira imibabaro umuririmbyi yaravuze ngo imibabaro yaje yose ni kuyizi yego wazaduhindurira iyo mibabaro akatunezeza mu mibabaro yacu yo mu mutima yego imibabaro yacu yo mu miryango yego imibabaro yacu yo mu gihugu
imibabaro yacu yo mu bwoko Yego. Imana iziyihindura ikatunezeza Amen. iyo twayizeye kandi iyo tuyifitiye icyizere iyo twayibwiye ngo turabizi yuko nta wundi wabikora Yego. turabizi yuko nta wundi wabidukorera turabizi yuko nta wundi udukunda turabizi neza yuko nta wundi watwitwararika Yego. Imana izitwitwararika bavandimwe ikadukorera ibiruta n'ibyo twayisenze Yego. ijambo ry'Imana riratubwira ngo izidukorera ibiruta cyane rwose ibyo twibwira izidukorera ibiruta cyane ibyo twayibwiye Yego. si uko ibyo twayibwiye gusa ari byo izidukorera ngo igarukira ariko izidukorera byinshi n'ibyo tutayibwiye kubw'ubuntu bwayo Imana yacu ni inyabuntu butangaje Amen. izidukorera n'ibyo twagambiriye gusa tutarayibwira Yego. ibyo twagambiriye mu mutima gusa byiza Imana izibikurikirana kandi ikabidukorera tugambirire neza kandi twifuze gukora neza twifuze gusenga Imana tuhaye tuyibwira ibyacu uko biri twizeye yuko izidukorera n'ibyo tutayibwiye ntiwashobora kugira amagambo make Yego. ntiwashobora kugwa neza ubyihesheje wenyine Yego. ntiwashobora kugira imirimo myiza kubw'ubushake bwawe wenyine ntiwashobora kuba icyitegererezo mu bantu Yego. utabifashijwemo n'Imana Imana yacu izidufasha muri byose Yego. Imana ikaduha imbaraga zo gusenga Imana ikaduha kubyuka urukerera abandi baryana Imana ikaduha gusenga tudahwema Yego. Imana ikadufasha tukabasha kuba icyitegererezo Imana ikadufasha tukabasha kugira amagambo make ahumuriza Yego. Imana ikadufasha tukabasha kugira imirimo myiza iyo Imana yishimira kandi ifasha n'abantu bakanezera usenga ni umugozi uhambira ibyo byose Yego. kandi iyo dusenze twizeye iyo dusenze duhaye twatura amagambo meza iyo dusenze twiringiye dufite icyizere ku Mana yacu Yego. iyo dusenga tudakekeranya gusenga ni umugozi udufasha guhambira biriya byose bikatubamwo kandi tukabikora neza Imana ikatwishimira Amen. tukabiheshwa n'uko twayisenze tukabiheshwa n'uko twayiringiye Yego. tukabiheshwa n'uko tutayikekeranyije tukabiheshwa n'uko twashize kwizera kwacu ku Mana yacu Yego. ibyo byose tubikubiye hamwe tukabifungisha umugozi w'amasengesho turashobora kubikora byose kandi tukabitunganya Yego. kandi iyo tubitunganyije tuba twihesheje agaciro k'abakirisitu beza bashimwa n'Imana Amen. tuba twihesheje agaciro nk'abakozi b'Imana Amen. tuba twihesheje agaciro mu bantu no ku Mana Yego. Imana idufashe kugira ngo tubashe kumenya ibyo byose bishobora kuduhesha agaciro imbere y'Imana Amen. iyo umuntu yataye agaciro akora ibyangwa n'Imana Yego. akora ibyangwa n'abantu ariko iyo wihesheje agaciro ukora ibishimwa n'Imana n'abantu Yego. reka dukore ibyo byose dusenga Imana kugira ngo idufashe
kugira ngo tubashe gukora ibyo byose nibwo tuzaba twihesheje agaciro nk'abakirisitu beza bashimwa n'Imana n'abantu. Imana yo mu ijuru iduhe umugisha ku ijambo ryayo. Amen. Amen.